biragoye uyu munsi kujya iyo umuntu ashobora kuvuga imbere ya mama, gusa nanone dufite imbaraga rero dufite uyu munsi, mwebwe mwese muri hano. Ntabwo byari byoroshye umunsi wa mbere twumva inkuru itari nziza, ariko kubera yuko natweretse ko muturi hafi, twagiye dukomera gake gake. Kandi nta nubwo ari na byiza yuko umuntu yaherekeza umubyeyi nk'uyu nguyu afite imbaraga nkeya, kandi tuzi ko yadutoje urukundo, kwihangana, kubana, yatubereye inshuti nk'uko benshi bari hano. Yari inshuti zanyu cyane, yari umuvandimwe, yari umubyeyi, yari byose mbese kuri twebwe twese turi hano. Banje rero kubashimira kuri ino minsi yose turoye umuryango wacu, mwatubaye hafi, ntabwo twabona icyo tubitura, gusa Imana ibahe umugisha. Mu by'ukuri rero biragoye kugira icyo umuntu avuga kuri mama, ariko twabanye imyaka twebwe dufite ubu ngubu niyo twabanye. Bwari ubuzima, ntabwo navuga ko bwari bworoshye, ariko ntabwo navuga ko bwari bukomeye cyane, kuko twari dufite umubyeyi w'umunyembaraga. Yaratureze, turabimushimira cyane, nta kintu na kimwe twamuburanye. Ndetse uyu munsi ndashima Imana yuko kuba yamuhamagaye uyu munsi akaba yatuvuyemo, tukaba tugiye gutangira ubundi buzima bushyashya adahari. Nta kintu na kimwe dushinja Imana, kubera yuko ibyangombwa byose umubyeyi akagombye guha umwana we yarabiduhaye. Rero ni ahacu ho kugira ngo ibyo yadutoje, uburere yaduhaye, tubushyire mu bikorwa. Nuko wenda uyu munsi, ariko wenda ashobora kuba abizi, ntabwo tuzi uburyo uyu muntu yitaye intera barimo ku buryo atatumva, ariko turamushimira cyane kuri ibyo byose yadukoreye. Ikindi nishimira ni uko urugendo rwe rwa hano ku isi, niga ko nta mwanya yapfushije ubusa. Yabanye neza n'abantu, barabibonye mu minsi ye ya nyuma, ariko